Ndagushuhuje mu izina rya Yesu, umwami w'abami, nyiricyubahiro, nyirububasha, nyirubushobozi, nyirimbaraga nyinshi, niwe ukomeye, niwe ugira ikirema akagikomeza, niwe ugira icyo arema akagikomeza. Imana y'amahoro ibahe umugisha abantu mudukurikiye muri hirya no hino. Hano ni kuri Yerusalemu nshya Iwacu TV. Hanyuma icyubahiro cy'Imana kibane namwe. Buri muntu wese yakira amahoro y'Imana, kuko data yaduhaye amahoro, natwe tuyifurije abantu b'Imana. Aho uherereye hose icyubahiro cy'Imana kibane nawe. Wowe ukimara kubona zino video zacu, icyo usabwa kuyiha inkunga ikomeye ni ugukora aho bita kuri subscribe, warangije ugakora ku nzogera, share na comment. Hanyuma ukajya no muri comment ukatwandikira, hanyuma turagusubiza ukavuga utese ni ibiki twahindura. Dushimiye Sam TV Rwanda uri Imahama, ajaca inbox akatuganiriza kuri nomero ya WhatsApp, akatubwira ati muhindura ibi muhindura ibi. Ntago ibi bintu ntago ari iby'umuntu umwe. Nawe rero urahari ku bwacu mu bantu 610 cyangwa 660 aho ngaho. Ndumva comment zanyu zirakenewe no kuduhugura. Rero hari umurwayi, kandi uwo murwayi yaba ari njyewe, yaba ari wowe, yaba ari n'abariya. Kandi uwo murwayi ngo Bibiliya iravuga ngo yari amaze igihe kinini arwaye. Ikintu nshaka kuvuga, ndashaka kuvuga ku murwayi n'umurwaza. Nubwo abahanga bavuga ko nta muntu upfa igihe kitageze, nanjye nemeranya nabo ko umuntu apfa igihe cyageze. Hari igihe impanuka iba tukavuga ngo disi apfuye twari tukimukunze. Mwarabibonye abantu twagiye dutaramana hirya no hino tureba ku YouTube atandukanye, akaba ati runaka ariko agiye twari tukimukunze. Hari igihe umuntu agenda igihe cyari kigeze cyo kugira ngo abageze mu buzima bwiza. Abantu benshi bakunze kwibaza bati iyo umuntu ahitinze cyane kuki ahita agenda. Ariko topic y'ijambo iravuga ngo abarwaza banyweye ibikomari by'abarwayi. Umurwayi arangije arapfa. Ahanini iyo umurwayi hari abantu bajya bicwa n'icyo bita murenguzi. Ikintu bita murenguzi, ukagira uburwayi ariko muri bwa burwayi wagize wabura ikintu cyo kurya. Ariko abahanga bavuga yuko igihe kiba cyageze. Reka tubyakire gutyo, tubyemere gutyo. Bibiliya rero ivuga iki? Bibiliya iravuga ngo hari umurwayi wari umaze igihe kinini ku kidendezi, ngo ndetse yari amaze imyaka 38. Icyo kidendezi habagaho abantu benshi batandukanye, ndetse bamwe bafite imiryango ikomeye, bamwe bize. Umuntu uzakubwira ngo ntibigaga yaba agiye kukubeshya, yaba agiye kukubeshya. Noneho uyu murwayi amara igihe kinini
ariko aza kubura icyo bita sapoti. Wenda rimwe yari afite abagambanyi, kabiri hari ibyari byamukwegaga, cyangwa se hari harimo karande, hari harimo n'ibiki byose n'ibyo bikomanina byose byirirwa byiziringira ku bantu bibabuza guhirwa. Icyo cyo guhirwa nacyo tuzakigarukaho ikindi gihe, ni ikiganiro ukwacyo. Ngo iyo myaka ayimaze biramucanga, ndetse ngo yajyaga agira agahinda abandi bajyaga baza bafite bene wabo cyangwa bafite sapoti, bakabona babasapotinga ngo bakabajugunya muri ya mazi, muri cya kidendezi. Ariko ngo ayo mazi bararegeraga uko yihindurizaga cyangwa se uko yazagamo umuhengeri, uruzi rutangiye kubira. Bakajugunyamo ababo, bakajugunyamo abo bashaka. Ariko kuko we nta kirengera yari afite, yari yarabuze umuntu umurengera. Ariko Yesu mumukunde, Yesu mumukunde, Yesu mumukunde. Yesu ushobora gufata inshuti utazi, utabanye nayo, akakubwira ngo nguhaye inshuti, kandi inshuti y'umumaro. Reka dusuhuze Evangeliste Alex, reka irindi zina ryihorere, ahari hose aranyumva aranankurikirana. Imana yigeze kumubwira ngo imuhaye inshuti y'umugisha, kandi ubahari nawe ari mu mashimwe. Reka nkwifuriza amahoro y'Imana, nanakubwire ngo Imana iguha inshuti y'umugisha, inshuti itagize ikintu ishingiraho. Ariko ngo rimwe na rimwe, nyumvira ako kantu, amazi yajyaga yihinduriza. Utanze abandi muri cya kidendezi akaba ari ukira, no ntago ari bose, yari umuntu umwe. Nanjye cyampa uyu munsi ayo mazi akihinduriza, nkaba ari njye ujugunywamo. Nawe icyaguha uwo munsi, uyu munsi ayo mazi akihinduriza, muri uku kwezi kwa 9 ayo mazi akihinduriza. Ibintu byose biragenda bikavaho bigashira, ariko Imana ikagusigira agace gatoya k'abantu ushobora kuvugisha bakakumva. Tunanasuhuze n'abantu tujya twandikira, tujya twoherereza n'amarikode bakanayasoma, tujya duhamagara bakanatwitaba. Ni ukuri muri abantu b'abagabo, nubwo harimo n'abadamu. Umuntu w'umugabo ni umuntu ukora ibikorwa byiza. Buri Esiteri yabaye umuntu w'umugabo, Rahabu yabaye umuntu w'umugabo, n'abandi na ba Debora bose. Kuko hari n'abo hamagara ntibakwitabe, hari n'abo woherereza rikodi ntibayumve, kandi ari na rikode y'ijambo ry'Imana wohereje ari ubutumwa. Rero dushimiye abo bantu bajya bumva izo rikode. Imana ibaha umugisha, kandi dushimire n'Imana yatanze ahantu tuvugira ubutumwa. Ibaze nawe gukora cano ukava ku muntu umwe ukagera ku bihumbi 6. Ni inzira ndende, ni urugendo rurerure. Kandi dushimye n'Imana ko mu minsi izaza, nubwo iryo vuga butumwa turimo turikora, hari icyo Imana ishobora kuzakora binyuze muri YouTube. Urumva abantu bumva ibi biganiro niyo baba 5 ariko bakabyumva, biba bifite icyerekezo. Rero ndimo ndavuga ngo sapoti y'abantu. Nawe nubwo uyu murwayi yari ari ku kidendezi, none twe turamara imyaka 2,
ukavuza induru wenda abantu ntibaze kuza guseka. Ni ukuri hari igihe umuntu afatwa na mosiyo hano ku ma YouTube aho tubwiriza. Hari igihe nyine ugenda ukajya gusura amacano y'abandi ukabwiriza, ariko ibintu bakagenda babikata bashyiramo barebamo utwiza, bakaba ari two bagenda bahuza. Hahandi wavuze iby'Imana bikakaye bakagenda babica. Ariko dushimye Imana ko hano kuri Yerusalemu nshya ikiganiro icyo ari cyo cyose n'abatumirwa turacyakira, ariko ntabwo twakwakira ibiganiro bigenda bisebya abantu cyangwa bikomeretsa abantu. Nanjye nubwo abantu bavuga ngo mvuga nabi, dufite abantu bayungurura ibi biganiro banemewe, banavuga bati iki kiganiro gishyireho nta kibazo gitwaye. Kuko na ba Eliya hari aho bageze bavuga nabi, ba Mose hari aho bageze bavuga nabi, bakageraho bagacyaha abantu. Rero ntago dushinzwe gushyiraho ibintu bibi gusa, n'ibyiza tuzajya tubishyiraho, kandi ngira ngo murabizi hano hagiye hanyuraho abatumirwa benshi, kandi nabo bakoze umurimo ukomeye mu gihe cyabo. Rero nari ndimo mvuga ngo hari igihe cyagezeho tukabwiriza kuri tuno dutelefone twa matushi. Ntago wagomba guhamagara umuntu ukaba wamubwira iby'Imana ikubwiye. Hari ukuntu natangiye, abitwa ba Serafe bo barabizi, na Mama Scovia na Pastor Sorowamu na Theogene muri groupe twari dufite, bo barabizi. Najyaga nandika utumesaje utw'inzozi na rose, utw'iby'Imana yambwiye, noneho nkakadabringa kakagenda kakaba kakwira mu bantu 10, tukavuga ubutumwa gutyo. Igihe kiza kuza kugera, Imana imbwiye ko ngomba kuzafungura YouTube channel. Imana iramfasha ndayifunguza, bigenda neza. Ndumva ibibwiriza nashyizeho ibibwiriza 2 nkiri iyo ngiyo Kirehe, ngeze na Gatsibo hajyaho ikindi, ngeze Uganda hajyaho ibindi, abiva kuri video 6 tugeze muri 220. Rero no kuvuga ngo ibyo bintu byose ntago ari uko ari amaboko yacu, ahubwo ndi muri cya cyigisho kivuga ngo yari amaze imyaka 38 adafite kirengera, ariko abafite kirengera bo baratambutse. Iyo ugiye kureba bari abantu Yesu yagendaga akiza, yagendaga agirira neza, bagiye bavamo ibikoresho by'Imana muri kiriya gihe. Hanyuma ngo iyo bamuteruraga bakakujugunyamo wahita gukira, ariko Yesu ngo ahageze, ndagira ngo nkubwire, nubwo wahuye n'abarwaza babi, agakoma kakaguhembuye, icyayi cyakaguhembuye bakakinywera, ariko hari umugabo ugiye kuza utagira amarangamutima. Erega iki kidendezi cyari cyaragiyemo abibibembe, abagiye mu mihango, abarwayi ibicuri, bantu bafite za karande, za nyabingi, bantu bafite imyuka y'amagambo, bagira ibiki, abantu bose benshi cyane. Vuga amazi yari yaranduye, bategerezaga yuko yihinduranya, yamara kwihinduranya utanze undi akikubita. Ariko Yesu ahageze aramubwira ngo ikorera uburiri bwawe ugira ute wigendere. Aho nta makazi haba. Rero ndagira ngo nkubwire, hari abantu bajya bavuga ngo hari igihe tujya tuvuga amagambo bakagira ngo ni amakabya nkuru, ni n'ibiki n'ibindi
sorry ndimo ndumva ko ishati ntanayambaye nabi hano kuri kamera. Biranashoboka cyane rwose. Ntago ari nabi. Hanyuma abantu benshi bajya bibaza tese kubera icyo umuntu agomba kuba ari imbere ya kamera, ejo akavuga iki ngiki, ejo bundi akakivuguruza, ejo akavuga iki, ejo bundi akakivuguruza, biba byagenze gute? Buri kantu ko kaje kagenda gakorwaho commentaire nkaho nanone nkuko abavuga butumwa ageraho akavuga ati iki nshobora kuba narakivuze nabi, reka nongere nkivuge neza. Ariko ndagira ngo nkubwire, hari ibintu bibiri bigera kuri 7 ugomba gukurikiza. Uyu munsi Yesu wabwiye uyu murwayi ngo niyikorere uburiri bwe agende. Yesu ntago agihari, yagiye mu ijuru, turamutegereje azagaruka. Uyu munsi wa none nawe wajya mu cyimbo cya Yesu. Njyewe iyo nsengeye umuntu mba ndi mu cyimbo cya Yesu, kuko mba mubwiye ngo ikorera uburiri bwawe wigendere, mba mubwiye ngo ibibembe byawe urabikiza. Hari ibibembe iyo musengeye, hari ibibembe mukuraho. Rero nanjye nkeneye umuntu uri bumbwire ngo ikorera uburiri bwawe witahire. Arahari ngo duhurire muri comment, arahari ngo duhurire kuri WhatsApp. Uyu munsi wabana n'abantu benshi, ukabagara uburiri by'Imana, ukabahanurira, ukaba muri bo, ariko nta wakubaza ngo mukozi w'Imana utuye hehe, ubaye hute. Abantu ntibumve ko ndi gusaba. Imana yagiye iturengera mu bintu byinshi. Abantu benshi bajya bavuga ngo abavuga butumwa bajya babwiriza ibihwanye n'amarangamutima wabo. Yaba yaburaye agategura icyigisho cy'abashonje, kwigisha kwa Petero azura Doroka, kwigisha mugire neza Imana izabagirira neza. Ariko ibyo nabyo birakenewe no kubyigisha, nta nubwo byanaciwe. Kandi no gusaba ntago byaciwe. Ikibi ni ugufata agafuka, uri umuntu ufite amaboko, wagafasha umurima ukirirwa ujya gufunguza n'iki kandi ufite amaboko. Rero dufite amaboko, turakora. Nimukabone turi kuri zino mbuga nkoranyambaga. Izi mbuga nkoranyambaga mureke mbabwire zikenera ibintu byinshi. Ubu nuko ari nk'Imana iba yanugatuze ngo mvuge ijambo ry'Imana cyangwa ndicishe kuri YouTube. Ubundi nkurikije aho maze guhombera ibintu byinshi, duhomba amamikoro, duhomba amatelefone meza, duhomba amasitandi, ibintu byose biragenda. Ibintu byo twakoreshaga ivugabutumwa byose byaragiye. Ubu ibyo turimo dukoresha mu minota 10-15, nko gukoresha icyigisho cy'iminota 20-25, telefone dukoresha ishobora kuzima nk'inshuro 3. Ariko kubera ko Imana yaduhaye ubuhanga bwo kugenda duterateranya, urafata nyine ukagenda uterateranya. Aho muzajya mubonamo utuntu tw'udutirimu, mujye mugenda mwihangana, nyine biba ari kwa kundi. Ariko uyu munsi nawe Yesu yagusanga tugahurira muri comment, ukambwira uti uburiri bw'iyo telefone tubugukuyeho. Si uko tutatatse. Muri video ushize narabivuze, abantu barambwira bati noneho umugabo hano yasaze. Ariko nukuri wowe uzi kugira ngo uhamagara umuntu wari umwizeyeho ubufasha. Buriya cyagihe navuze nzimiza, kuko sinzi uko byari bimeze, mvuga nzimiza mu magambo menshi. Uzi kugira ngo woherereze umuntu rikodi, uzi yuko mwararanye mu butayu, mwararanye mu mazi, mwasangiye akabisi n'agahiye, ni nanjye wayimwoherereje rwose.
record arangije arayidaburinga yoherereza abantu nka 30. Ngiye kubona mbona ya record kuko nanjye bafite nimero yanjye batangira kugenda bayinyoherereza. Ntago nari nciye nk'amabere, nari musabye agatelefone, ndamubwira ni agatelefone mfite gutya na gutya, ibintu birangira bitagenze neza. Niyo mpamvu nanabiseguyeho cyane abantu mwabonye iriya video nuko byagenze. Rero kwihangana tujya twihangana, ariko hari igihe bigeraho bikakurenga. Kose niyo byaturenga twava ku Mana. Oya, iyi Mana turacyayiriho. Twarwajwe n'abantu benshi, igikoma cyacu barakinywa, banategereje ko dupfa, twanze gupfa, ariko turacyahamye iyi Mana. Iyi Mana se wayinganya n'iki? Nta nubwo wanayivumburaho. Iyi Mana ifite 7,000 bitarapfukamira Bayali. Nuvuga ngo Pastor Etienne yabwiye ngo kuri YouTube abwiriza nabi, uzagenda noneho uhure n'ababwiriza mu rusengero babe banaguca no hejuru. Uzagenda uhure n'abantu bafite imbaraga nk'izi, ngo bafite imbaraga nk'izi bizu, bafite imbaraga nyinshi. Icyama uyu munsi ngahura n'umuntu uri bunkure ku kidendeza akambwira nkikorera uburiri bwanjye nkagenda. Ariko reka nkubwire, uyu munsi muri kuno kwezi kwa 9 uhure n'umuntu Imana yashyize ku mutima, igukureho amaninja. Nimvuga amaninja ni abantu babi, Abayapani. Hari iryo jambo numvise ngo amaniga ngo barabirabura babaga iyo ngiyo muri Amerika. Iyo umuntu ngo yagutukaga, ngo yakubwiraga ngo uri umuniga, ngo bahitaga bamufunga, kandi na n'ubu niko bikimeze. Imana igukureho amaniga n'abarasita. Mwabanye bafite imyuka itari myiza, ko ngo ntibahari, barahari. Barahari, tugendana nabo, twicarana nabo. Barahari badukodeshereza imirima ntitwayibona, barahari batwubakiye amazu ntitwayabona, barahari baduhahiye ibintu ntitwabibona, batubeshya babitwizeza. Reka tujye tubivuga kuko n'abandi barabivuga. Hari ikintu kimwe abantu batajya bumva. Kibazo ni ugusenga abantu barya neza, ugasenga ubabaye, amashimwe yaza. Ubu noneho hadutse imyuka y'amavuta arimo ava muri za Uganda niyo za Kigali na hehe, abantu bakaza bakayitera, yagusebye ikintu ku muntu ako kanya. Ariko twebwe ibyiringiro byacu biri ku Mana yo mu ijuru. Nta nubwo tuzigera twubabarira ibyo bigirwa Mana. No, Imana dukorera nitabasha kudukura muri rino tanura ry'umuriro, izabireka ariko izaduha ijuru. Imana dukorera nitadusubiza, ibi bintu mbivugiye hano kuri YouTube. Ndabizi ko abatwumva ari benshi, niyo baba 10 niyo baba 20, ariko abo bashobora kugera bavuga ngo noneho yavuze gutya na gutya. Nimba uzi ko hari igikoma cy'umurwayi wanyoye, erega hari n'abarwayi bapfuye. Muri video ikurikira nzababwira uburyo Imana yantumye ku mupasiteri muri Kampala. Umupasiteri ukomeye yari yarishe umuntu, aramucukurira amuhamba munsi y'urusengero, arangije ntibashyiraho umusaraba, baramiramiza. Ariko uwo mupasiteri niwe muntu wagiraga ibikorwa byiza no gufasha abantu. Imana ntivuga, iravuga.
waba uje mu rusengero uri umukene akagufasha ariko ntiyigeze yihana cya kintu. Nzabaho ubuhamya bwayo muri video ikurikira. Ntiyigeze yihana cya kintu. Imana intumayo, ndagenda ndabimubwira, maze kubimbwira arambwira ati se ubu ngubu ko ntanamuzi ariko yarazi nyina wiwe bizajya nawe ndamubwira genda usabe nyina imbabazi, nurangiza uzuhagarare no mwitorero usabe imbabazi. Dufite umuyaga mwinshi muri ihangana. Usaba iki? Usaba Imana imbabazi. Arangije aragenda asaba imbabazi, araza no mwitorero aragira aguririra polisi yamba bayikuramo bajya kumuhamba hano. Cunga neza urebe nimba umurwayi warwaje atarapfuye. Hari abarwaje abarwayi barapfa. Icyo bikora nimba uwo murwayi urwaje atarapfa, wagerageza ukamuhanga koma ukakamusuka ubundi akazahembuka. Iyo ahembutse nawe ugira umugisha ku Mana. Imana y'amahoro itugirire neza, Imana y'amahoro iturinde. Uwera wa Isirayeli akomeze kubana namwe. Ndabakunda. Nitwa Pasiteri Mbonyishute Etienne. Mfite umudamu n'umuryango n'abana 3. Hanyuma ibyo byose umwe ari hanze, ibyo byose uwa 4 ari hanze. Naho nzahababwira ariko nta kibazo gihari. Mukomere cyane kandi Imana izabagirira neza, Imana izabarinda. Duhurire muri comment no kuri nomero ya WhatsApp. Duhurire muri comment no kuri nomero ya WhatsApp. Hanyuma nimba ukeneye gusenga, za kuri nomero ya WhatsApp dusenga Imana. Hari ibintu Imana yambuye agaciro, hari n'ibyije kuvugana nawe mu izina rya Yesu. Nimba warebaga zino video, kora subscribe, share na comment. Ubundi ujye ubona ibiganiro byacu uko bwije nuko bukeye. Gukorera Imana niyo ntego. Ibigirwa Mana nubusa, abarangi nubusa, Eliminate nubusa, kujya mu bapfumu nubusa. Ibyo byose birashira, ikitazashira n'ubwami bw'Imana. Yesu, iki kiganza ndambuye, Imana y'amahoro igere mu byo ukora, igere mu byo uvuga, igere mu bucuruzi bwawe. Ndabibona nta kazi ugira ariko ndagusengeye mu izina rya Yesu. Imana yo mu ijuru iguha akazi. Yego urarwaje, umerewe nabi, uyu munsi Uwiteka yongera abane nawe. Tegereje umugisha w'Imana. Wowe ngwino dusenga n'Imana. Uradusanga kuri groupe Yerusalemu nshya, uradusanga kuri TikTok Yerusalemu nshya, uradusanga kuri Instagram Yerusalemu nshya. Ahantu hose urahadusanga. Imana y'amahoro ikugirire neza, Imana y'amahoro ikurinde. Dushimiye abantu bajya baturebera stati batatubwiye. Namwe rwose turababona kuko ikorana bubingwa ryaraje rwose. Turabashimiye abajya batureba gake gake mutatubwira, mwese turabashimiye. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Kandi reka mbwira abantu murwaje, ibyifuzo ndabibona ni byinshi. Abantu murwaje muhumure rwose, abarwayi bagiye gukira mu izina rya Yesu Kristo. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Ndagushimye Yesu, ndagushimye mwana w'intama w'Imana. Ineza yawe n'ubutware bwawe, ukora kwawe no gutegeka kwawe bana na buri muntu wese, umugirire neza mu izina rya Yesu. Amen. Reka mbwira abantu bambwiye ngo kuki njya nsenga nkanuye. Murabizi byabaye i Kigali. Hano hari igihe aka telefone ndimo kurira ngo nta muriro kagira. Hari igihe umujura yaza akagakurura ndimo gusenga, ugasanga noneho n'uburwayi narindwaye buhise bunyica. Niyo mpamvu rero hano ndi iruhande